ku nyungu babonye mu ikipe zabo. Erega Leonidas niba mukagira ngo ni urukundo ngo bafite ayo makipe kumbe bo bafite ikintu bari gushaka gutsura. Leonidas ni umuntu yarigeze kwicara kuri iyo mbehe yaricaye kuri ayo meza ari we ushimagizwa ari we ugezweho ari utanga ibitekerezo. Uyu munsi mbe ikaba yarubitswe, uyu munsi akaba kwibere hari undi ngenda kose na n'ubu rero ndasaba ikipe rero guhagarika imbehe z'abanyamakuru, kandi si niyo yonyine n'izindi zose. urumva ndashaka oya ibuka Juvenal aza gutetesha abanyamakuru ukuntu bavugaga. Byarangiye gute atarimo bamurangije? Byarangiye gute? Aya bamwita byarangiye nabi. Bamwitaga bamwita ngo Babarawu cyangwa se n'amazina bamwita. Ntabwo byarangiye nabi. Nibirirwaga barwana nabo bagukubita babangura ako byarangiye nimubizi. Ibyo byari umuntu yitwa nde? Urumva ubu muvunyi ngo ni umubyeyi ngo hari ababereye umubyeyi hari n'abatabereye umubyeyi. Abatabereye umubyeyi kuri we n'imfura, abandi kuri we n'imfura. Izo rero rwaserera nyaboneka amakipe ngewe na n'ubu ndasaba kuva ku ikipe ya mbere kujya ku ya 16 imbehe z'abanyamakuru nimuzubike bahahirwe batungwe no gukora nka mbere. Yego bamugarikira cyangwa mo kimwe nimubaha akazi batandukane n'ibindi gutungwa no gukora nka mbere. Batungwe n'ibitangazamakuru bakorera, batungwe no kujya gukora nka mbere. Umuntu yeragwa kwirwa ajya kwiruka inyuma y'umuyobozi ngo arashaka ngo kuzamuvuga neza ngo ku munsi w'ejo ngo nibyo bizamuhesha amafaranga. Ayaheshwe n'akazi yakoze ku radiyo, ayaheshwe n'amavuga ariko ntibizacika, ntago bizacika. Nizi ngaruka rero bizajya bitaza umuyobozi umwe mu gushaka gukasa undi cyangwa se uwavuyeho bitumye mvuga abanyamakuru ibaza ibintu bitumye mvuga abanyamakuru mu mazina. Ubundi ntibyari binsanzweho ariko kubera ko baba barabivuze no ku mugaragaro n'ubundi ni nk'ahandi ntabivuga kuri za TikTok birasirikira buri wese yibasira undi n'undi nawe ejo bisirikire yibasira undi. Icyabica rero ni ugukura ku gakungu k'abanyamakuru mu makipe. Reka noneho mwite n'agakungu. N'agakungu ngubu nge nyirimo byagirimo uyirimo neza ngo ni mu nama ngo yabanza urabyo mana yanjye ibi ngibi nibyo ngira inama basasa. Ibi nibyo byishe umupira w'amaguru, nibyo binazonze amakipe nta n'ikindi. N'agakungu k'abanyamakuru mu makipe bijuti abayobozi babazana seroni. Iyo mbehe y'abanyamakuru rega hari gihe umuyobozi uje ni gute twisanze aha hantu. Hari gihe babyisanzemo mu kajagari. Nakubwiye ko ibintu cyane cyane umuntu wabikuririje ni Juvenal. Niho waje arabagura arabahaha baramusingiza ukagira ngo ni Imana. Uzi ko hari igihe abanyamakuru basingiza umuyobozi ukavuga uti ni Imana hari n'Imana ukavuga uti n'Imana ntibaho. Buryo wagerageje kubikuraho nawe bamugera runono bamuhamagara turagufasha ibi. N'uwitwa Jean Fidele
ariko nawe ntibyashize neza ariko nabo ni baba mucaracara ariko kugira ngo ukeneye umuyobozi ukubita yiruka ukeneye umuyobozi wiruvuga uti niba ari umunyamakuru niba ari umunyamakuru ubona ukeneye amafaranga ngiye gushora muri ikipe n'ayanjye niba ari umunyamakuru ubona ukeneye ko ibyo bitekerezo ari kuguha koko bifatika, muha akazi umuhembe neza yicara ave kuri mikoro. Oya buriya umuperezida nemera n'uwamagaju ibyo abanyamakuru ntabikurana nabyo nyine ubwo nawe nuko ari ikipe ntoya hari wabona ari wowe muri inshuti ahubwo ari wowe mfana amagaju ariko se najya ako gakungu reka mbyita agakungu k'abanyamakuru n'abayobozi b'amakipe cyangwa n'amakipe kugera aho abanyamakuru mubaha ijambo bakajya kubakira ikipe igihe runaka ubundi bakwirukanwa mukazana abandi, ibyo nibyo bizonze hari umwe mu banyamakuru ntari buvuge watanze ibitekerezo ku muyobozi w'ikipe ntari buvuge, bageze aho hashyirwaho umwanya n'uyu munsi uwo mwanya nta muntu ufite, bageraho bamubwira ati ariko si uyu mwanya ko ibyo bitekerezo utanga bifatika kandi ari byiza waje ugafitinga muri uyu mwanya, ati oya ibitekerezo nyambitangira ku ruhande. ari akazi Leonidas ntubyemera se? ari akazi wabivuyemo iby'itangazamakuru bivemo ujye mu kazi, ibyo turi kuvuga n'aba baboni Mugabe babihozemo mu itangazamakuru barihozemo reba aho ahageze kuba wabona kandi kazi nta si igitangaza kigose baza babihozemo. Mike mucuti wanjye nabonye hano bandika ngo yigire kuba umwubatsi komisiyoneri n'ibibanzane ngo yawe ko nakarimo gashya iyo state hagira ibintu bishya zariyo state ngo ni umuvuno mushya w'ubuzima wabonye nkuru ukuntu bayanditse ariko nongere n'abanyamakuru bavuna indi mivuno ni muri muvuno bashaka indi muvuno niba witangazamakuru udahagije nta nyungu zirimo, ariko kujya kugira agakungu ko mu makipe mujya kubeshya mujya kuyiba mujya guteranyana, ahubwo ejo bundi wa mugani hari n'abazica abandi banabaruga n'ibiki babaziza ngo nuko umwe atari mu ikipe ngo unakayibamo. Ibi bintu ntabwo bikwiye. Nta munyamakuru uretse gushinja ngo niwe uyobora mu ikipe nka vice president, ntabwo bikwiye. nawe urashaka ubwo buyobozi wababwiye ko aperi ari wowe yifasha gutsinda na Rayon Sport ngo wayifasha. Iyi kipe ikennye abanyamakuru ntibayijyamo, hajya bajya bavuga ngo nta mukira ngo sinzi nta mukira sinzi ukuntu babivuga ngo niba nta mukira ikize ntabwo batayijyamo. Ubundi unabireba cyane iyo ari nka komite nshyashya uburyo babatangatanga. Ubu wareba general agiye none se mutangaza buretse tubivuze neza rero ndagaruka ko yega abanyamakuru ni ikibazo in the first place, ariko n'abayobozi ku mwanya wa kabiri ni ikibazo, kubera ko suvuze ngo polisi irabafite ariko muri polisi ko batajyamo ubuyobozi bwayo bw'uyu munsi oya ubuyobozi bwahindutse ntibukeneye abanyamakuru babavuga bwakebeje icyo kintu polisi bahozemo
kuko wenda abayobozi ba kera ba polisi n'aba SG bavugaga bati abanyamakuru nibo badufasha nyamara nibyo ariko hari abakubwira ngo abanyamakuru muri iyi minsi ngo abanyamakuru nibo basigaye batanga n'igikombe kandi urabizi ko hari abanyamakuru banijanditse nubwo inzego zacu zibyibura kwemera ko hari abanyamakuru bari barizanditse muri beti nubwo ushobora kuzabireka nakubwiye ngo nuko itari hari abanyamakuru bigeze kwijandika n'ubayirimo ariko n'ubayirimo hari match bakorone duremera ko ibyinshi bikorwa n'abayobozi bo bajyana abayobozi bo n'ubushobozi ariko wowe uri ishura yo kuvuga amakuru mabi ariko no ujijanditse muri abayobozi mu masura yo kwijandika mu bintu nabo rero ndakubwira ko ubutumwa bukomeye wabuha ubuyobozi abanyamakuru uragosorera mu ndagosorera mu icyo cyo ndacyemera wariyeyo icyo cyo ndacyemera wariyeyo kumukurayo kazahora gashaka biraryoshye azava muri reyo ajye muri aperi ikibazo nuko bahura aperi ajye muri abayobozi nibo bakwiriye gufata iya mbere Faustino nk'uko bivuga bagashyira ku ruhande abo banyamakuru bose ishyari ry'iki njya mbabaza ishyari ry'iki n'ubundi nzi ko mu buzima wakubwiye ko tuzatunga imodoka kubera ishyari prinsipe yanjye mu buzima nzi ko n'ubundi ku isi tutangana urumva niyo mpamvu turana n'ufite etaje wowe ufite inzu ntoya undi akaba akodesha undi akaba adakodesha undi akaba ngewe nzi ko mu buzima ni uko nguko ntacyo nakuraho ku isi cyo kuvuga ngo tunganye na runaka urumva ariko ngewe nkavuga ni ibintu n'ibikorwe mu murongo mu mucyo sinanze kugira ayo mafaranga sinanze kubona ayo mafaranga nanjye ndanayakeneye ariko ibintu n'ibikorwe mu mucyo abantu batungwe n'imirimo yabo batungwe no gukora nka mbere iryo shyari nanjye sinzahwema kubivuga sinzahwema kubivuga nimushaka muzabyita ishyari kandi mubona ko iteka ryose ibi bintu ari byo biro bizambya umupira w'amaguru mu Rwanda nabahaye Rayon Sport kugira ngo Tadeyo na Muvunyi bagere aho bageze babacagagurana byatewe n'abanyamakuru tujye tubivugisha ukuri niyo bicara bagasingiza ubundi abandi niyo baba bari gukorana badatinya no gukubita babanga biragenda bizamukira muri aperi murabyibuka uko byagenze nako n'ubu ngubu urumva ko bijya gusa nabyo umwaka bwira utete uri umukozi w'abapanga yego undi ati ca nawe yarakugaburiye ibyo rero igihe cyose ubuyobozi buzabyimiriza imbere ndetse bukajya bunabandikira nabo hari aho wa mugani Faustino nabo yabivuze abo bayobozi mukajya mwandikira abanyamakuru ibintu runaka ngo mvugira bino mu kiganiro nkorera ibi nkubitira Tadeyo muri kururikishi akavamo n'amakiyengeka ngo muri kururira ikishi abayobozi bafata iya mbere baba aribo bashaka igisubizo kuri ibi kuko umunyamakuru wa Mugani wagerageje guterayo intambwe ajyayo cyangwa wa Mugani ujye ubabwiza ukuri nukoresha umunyamakuru menya yuko bizarangira nabi ejo ugakena
azakuvuga umukire wundi none kandi wagusenye azayo ukundi mukire. yego abasinyizaga Juvenal hari abageze bashwana ejo bakamwataka kubera iki yabuze icyo bagaburira. yego yego ejo wowe niba uri muri Rayon Sport uri Muvunyi ugakoresha itangazamakuru, ejo nihaza undi mubabarawo azayoboka. Tadeyo nawe nuko abantu ukoresha bakuririmba ngo ariko byaba byiza ubu ni nko mu gihe waba wayimesha nk'inteko rusange ya ferwafa, abayobozi bose bakiha intego yo kwamagana no yihoresha abantu cika kugakungu k'abanyamakuru. udashaka bamusingiza byihorere tugende. uzi nshaka ko bansingiza nagiye nkareba Bruce Melody, buriya ngiye ndi umuyobozi w'ikipe, aho kugira ngo ushake umunyamakuru agiye kwirwa abeshye rimwe na rimwe n'ibintu nakoze kwiradiyo, nahamagaye Bruce Melody akandirimba mu ndirimbo nk'uko ba Pepe kare baririmbaga ba Majyambere. wowe wicaye kuri radiyo bwawe uravuga ngo Tadeyo ngo yamanuye miliyoni 500, sibyo? Majyambere none urumva ngo Tadeyo nta kintu afite mu ikipe barayira. Majyambere bari baziranye n'abanyamakuru, reka none se baburaga kubavuga. iyo uri umukire ubukire bwawe buranivugira, ntabwo ari ngombwa ko umuntu ajya kwirirwa rwose agiye bavuga ngo uzanye miliyoni ngo magana ngahe mu ikipe, ejo bundi bakazasanga uri umwesikoro nta n'icyo wazanye inyuma y'ikipe. nzavuga ariko nzahora mvuga nta kundi. ubwo rero nuko